dalili icyakwigishije ntibuba ari ubumenyi ahubwo abakuroze abagushyizemo uburozi bwo kurwanya Imana abagushyizemo uburozi bwo kurwanya intumwa y'Imana abagushyizemo uburozi bwo kuzaba ikibazo ku Buyisilamu aho kuba igisubizo ku Buyisilamu. القائلين بأن التوحيد 3 توحيدات يقولون لا يكفي توحيد واحد على زعمهم يقولون توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. هذه بدعة سيئة أتت بها الوهابية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wakunzi bacano yacu, mbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kwifuriza amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, uyu munsi nanone ku bushobozi bw'Imana nagira ngo twongere twibukiranye nanone, kuko kwibukiranya nk'uko dusanzwe tubizi ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko nongera kwibutsa wowe ureba iyi video utarakanda subscribe kuri iyi channel, ndagusaba ko wakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bijye bikugeraho 5 kuri 5 uko bisohotse. Ndetse nimba warakanda subscribe uri umuntu w'umugabo, dukomeze tubane hamwe kugira ngo dukomeze twungurana ibitekerezo mu bintu bigiye bitandukanye ku bushobozi bw'Imana. Bityo bavandimwe, uyu munsi nari ngarutse kugira ngo nongere ngire icyo mvuga ku bijyanye n'isomo ndaherutse gutanga. Abantu benshi bahitaraho comment bitewe wenda bamwe babiteyeho bitewe na hasad zabo, abandi babiteraho bitewe n'ubumenyi buke babifiteho. Ariko bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko al-haqqu huwa al-haqqu, ukuri kuzaguma ari ukuri. Kandi bavandimwe, icyo umuntu atekereza cyangwa se icyo umuntu akeka ntago gishobora guhindura ukuri na rimwe. Ukuri kuzaguma ari ukuri bavandimwe Abayisilamu. Bityo rero bavandimwe, uyu munsi nagira ngo nongere ngire icyo nkora nsangaho nkomozaho ku byo navuze abantu benshi babyakiriye mu buryo butandukanye. Iki nta kindi ni ikintu kijyanye na tawhidi eshatu: tawhidi rububiyya, tawhidi uluhiyya ndetse na tawhidi asma'i wa sifati. Mu by'ukuri abantu benshi banyibasiye bitewe ni darasa cyangwa se ni risomo. Ariko mu by'ukuri bavandimwe, burya baratubwira ngo ntabwo umuyisilamu yemewe guhakana ikintu adafite dalili, cyangwa se nta nubwo wemerewe kuvuga ikintu utagifitiye gihamya. Ngewe nimba mvuze ikintu nkazana dalili, wewe ugahakana, ugomba kuzana igihamya y'icyo kintu. Hari umusore uherutse kumpamagara cyangwa se we yigize kunyandikira kuri WhatsApp. Uyu nguyu yambwiye ko yiga Saudiya. Sasa mubaza icyo yiga, arambwira ngo yiga sharia, yani yiga fiqh. Yashakaga ko ampamagara tukavugana kuri video call. Arambwira ati se wanyemera tukavugana turebana? Ndambwira ati wewe baza ikibazo cyawe, nimba kuvugana, nimba ushaka kundeba uvuge, cyangwa nimba ushaka kugira icyo umbaze. Aranyinginga, arambwira ati ndashaka ko tuvugana turebana nibwo ndibuze kunyurwa. Ndambwira ati bana, wowe ushaka kumbaza mbaza icyo ushaka kumbaza, kundeba ndabona atari cyo kintu cy'ingenzi. Arambwira rero ati afite ikibazo kijyanye na tawhid eshatu. Navuze yuko tawhid eshatu ari ubutatu butagatifu. Ikintu cya mbere nawe kumubwira, namubwiye ni muvandimwe, wowe kwanza kuvugana nawe no gutakaza umwanya, kubera yuko mu by'ukuri wiga sharia cyangwa se wiga fiqh, ariko iki kibazo ni ikibazo cya tawhidi. Rero aha ngaha tuba tujye kuvanga ibintu ndetse no kwikoroga mu mitwe yacu. Mu by'ukuri rero bavandimwe, ikibazo cya tawhidi eshatu ni ikibazo gikomeye cyane. Abayisilamu bagibona nkaho ari ukivuze wenda uvuze ko tawhid eshatu ari shiriki cyangwa se
ari kufuru, bamwe bayifata mu buryo butandukanye. Ariko bavandimwe, turabizi neza yuko mu Islamu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe mwarimu wacu, niwe wahishuriwe Qur'ani, ndetse nawe musobanuzi wa Qur'ani wa mbere. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani yamuhishuriye yose. Kwanza turabanza tugasanga nta hantu na hamwe uhereye kuri suratul Fatiha ndetse no kugeza kuri suratul Nas, nta hantu na hamwe uzasanga ari aya nimwe Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko inna tawhida thalatha, tawhid igabanyije mu bice bitatu. Aho ngaho nta hantu na hamwe uzabona, nta nubwo uzasanga mu mvugo z'intumwa y'Imana zose aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigishije yuko tawhid igabanyije mu bice bitatu. Ahangaha ndakubivuga, umuntu wari wese abo umumenyi umeze gute, ufite iyo dalili aya Qur'ani cyangwa se akaba afite hadithi n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga yuko tawhid igabanyije mu bice bitatu, uwo muntu rwose ayandike hano muri comment n'abantu bose barebe babibone, bavuge yuko uyu muntu ari kutubeshya, dore dalili ni ngiye. Ntayo uzabona usibye ibitutsi ndetse no kuvuga nabi kw'abantu binjije. Ese bavandimwe, umugihe cyose uzabona umuntu avuga menshi, umuntu apinga ibintu byinshi, uzamenye ko nguwo icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afite ubumenyi bukeya ndetse n'ubujiji mu mutwe we. Bityo bavandimwe, nko tubizi, tubwirwa neza yuko ikintu cyose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itigishije. Ariko bavandimwe, tukaba tuzi neza yuko muri tawhid ntago hazamo ikintu cyitwa istinbat. Istinbat ni ugusanisha ibintu. Ibintu byose turabizi yuko iyo kitari muri Qur'an tugisanga muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urugero, Allah subhanahu wa ta'ala yategetse gusali, ariko Allah ntago yatangaje amasengesho 5 muri Qur'ani, ariko ayo masengesho 5 tuyakura ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko bavandimwe, izi tawhid eshatu, mu kugabanyika kwa tawhid eshatu n'ahantu tubisanga, haba muri Qur'ani haba mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reka naho ngaho, reka turebe noneho abasangiranye b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese izi tawhid eshatu bari bazizi? La. Reka turebe abatabi'in, abakurikiye abasangiranye b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese izi tawhid eshatu bari bazizi? La. N'abatabi'ina bose nta numwe waruzi izi tawhid eshatu. Turabizi ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko qarne nziza cyangwa se kinyejana cyiza, intumwa y'Imana yavuze ko ari qarne yiwe, hanyuma abazamukurikira n'abazakurikira abiwe, abazakurikira abo ngabo. Ni kuvuga ngo ibinyejana bitatu intumwa y'Imana yavuze bizaba byiza, nta numwe uzi izi tawhid eshatu, nta numwe yigize azigisha izi tawhid eshatu. Izi tawhid eshatu zatangijwe muri qarne ya 7 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakiriho. Bityo bavandimwe w'Islamu, tawhid eshatu nta kindi zisobanuye, ni ubukristo bugaragara. Izi tawhid zatangijwe n'abawahabi, ndetse intego yabo nta yindi ni uguhakanisha abayisilamu, kubagusha muri kufru. Iyo abantu bavuga ngo shirki, iyi niyo shirki ihambaye cyane bavandimwe, gufata Allah subhanahu wa ta'ala ukamugabanyamo ibice bitatu. Allah subhanahu wa ta'ala, intumwa y'Imana muri hadith, intumwa y'Imana iravuga ngo umirtu an uqatila an-nas hatta tashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Intumwa y'Imana iravuga ngo ngewe nategetswe kurwana n'abahakanyi n'abashirikina, bicaga abayisilamu. Intumwa y'Imana yategetswe kurwana nabo ikabica kugeza ubwo bazabanza guhamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, baganahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Kubera iki bavandimwe, intumwa y'Imana itavuze ngo kugeza ubwo bazabanza guhamya rububiyya, uluhiyya, asma'i wa sifati. Iyo ntago ari tawhid bavandimwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigishije. Intumwa y'Imana yigishije tawhid ni la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Iyi niyo tawhid, tayari akazi kaba karangiye. Rero kuzanaza rububiyya, uluhiyya, asma'i wa sifati bavandimwe, ibi ngibi ni
no ubukristo mu Islamu ndetse no kuzana kufuru guhakanisha abayisilamu batisobanukiwe batiyizi. Nimba ukurikiye n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzagende baza umushekhe wawe umumenyi wawe wemera umubwira uti ndashaka mje ume dalili aho Qur'an yavuze tauhid eshatu cyangwa se imvugo z'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zigishije tauhid eshatu. Nta nimwe azabona nashaka kukubesha besha azajya shakashakisha ari kukatakata. Ariko bavandimwe ibi bintu nta gihamya bifite mu dini w'Islamu kuko Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala Allah biha min sultan, Allah ntabyo yigeze amanura n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabyo yigeze yigisha. Bityo bavandimwe tauhid eshatu no ubukristo bugaragara, tauhid eshatu ni shirki zigaragara mu Islamu, tauhid eshatu ni kufuru uzakurikira bavandimwe. Kubera ko rero ibintu byose n'umwe itigishije tuvuga ko ari bid'a. Sasa iyi ni bid'atun sayyi'ah ndetse ni bid'atun dalala, kandi wa kullun dalalatun fi nar. Uzabikurikira amenye ko azabagana mu muriro wa jahannama. Ushobora kuvuga uti ibi ngibi byigishijwe n'abamenyi, ariko bavandimwe hari umusore igeze kumbwira ati ngo abamenyi iyo bavuze ikintu tugomba kugikurikira. Akambwira ngo intumwa Imana avuze ngo abamenyi nabazungura b'intumwa y'Imana. Nibyo ntago mbyanze, ariko bavandimwe abamenyi baje gushimangira ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigishije, ntago baje guhimba ibintu bibi mu Islamu ngo dukurikire. Izi tauhid rero bavandimwe ni rimwe mu bintu umuyisilamu agomba kwigengesera cyane, kubera ko iyo uyobye gatoya muri tauhidi tayari imyemerere yawe irangirika, iba ipfuye bavandimwe bayisilamu n'abandi mutara bayisilamu. Bavandimwe dusaba imisatu Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye neza, aratubwira ngo Allah ravuze ngo ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah ravuze ngo walan tarda anka al-yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah yavuze ngo ntago abayahudi n'abakristo bazigera banyurwa hatta tattabi'a millatahum, kugeza mubanje gukurikira imigenzo yabo, kugeza mubanje gukurikira inzira yabo bavandimwe bayisilamu. Bityo uyu munsi iyo dusaye turavuga ngo Allah aturinde kuba mu nzira y'abandi barakariyo cyangwa se abayobye abakristo ndetse n'abayahudi. Ariko bavandimwe mutekereze neza ko aba bantu nabo ntago baryamye, bakora uko bashoboye kugira ngo baganishe abayisilamu mu nzira y'ubuyobe. Nicyo bavandimwe izi tauhid eshatu abantu benshi bagiye bazivugaho, bazitara komenti zigiye zitandukanye. Na hantu zigishijwe mu Islamu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nk'uwakiriye Qur'an. Uramutse uvuze ngo mumenyi kanaka niyo wazivuze, waba ushaka kugaragaza ko imumenyi ntago twamugenderaho turetse intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko mumenyi nta cyari cyo imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndetse bavandimwe hazamo istimbat cyangwa se kutavuga rumwe ku kintu mu masomo yandi, ariko muri tauhid bavandimwe tauhid ni isomo rikomeye cyane, ni iyobokamana, ni isomo ryaje kwigisha abantu kugaragaza Imana imwe rukumbi. Twese turabizi ko intumwa z'Imana zose intego yazo cyangwa se mission Allah yazihaye no kuza kubwira abantu cyangwa se abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bayuko nta yindi mana bafite gusenga usibye Imana imwe rukumbi. Iyi ni nayo mission Allah subhanahu wa ta'ala yahaye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu yindi hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho intumwa y'Imana avuze ko umwe mu bagaragu amaze gupfa akagera mu mva ye bavandimwe, abamarika babiri baza bakamubaza ari bo Munkar ndetse n'uwitwa Nakir. Abamarika bakamubaza ngo marabbuka, nyagasani wawe ninde? Akavuga ati Allah, nabiyuka Muhammadi wa madinuka. Ibibazo bine abazwa mu mva ye. Ariko bavandimwe ntago intumwa y'Imana yavuze yuko uzavuga niba mubaza ngo ma rabbuka, nyagasani wawe ninde, intumwa y'Imana ntago yavuze ngo nusubiza Allah, ntago abamarika bazakubaza ngo kuki utavuze ngo rububiyya cyangwa se uluhiyya cyangwa asma wa sifati. La, kubera ko bavandimwe tauhid ni imwe, no guhamya ko nta yindi Imana ikwiye gusenga mu kuri uretse Imana imwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu iyo umuntu abaye umuyisilamu kubera icyo atavuga ngo ashhadu anna rububiyya uluhiyya asma wa sifati. La, umuntu iyo abaye umuyisilamu ahamya ikintu kimwe akavuga ati ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ndahamya ko nta yindi Imana ikwiye gusenga mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, nganambya ko Muhammad ari intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bavandimwe
na hamwe hatugaragariza yuko tawhid eshatu zemewe mu Islamu. Ibi ni bihimbano byazanywe n'aba Wahabi. Allah subhanahu wa ta'ala ntago yigeze azima amanura y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi nimwe nta mvugo nimwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza ko tawhid igabanjemo ibice bitatu. Uzakurikira ibi bihimbano azamenye ko ari mu buyobe, kandi ubwo buyobe nahandi buzamuganisha usibye mu jahannama. Abatangije tawhid eshatu, abahibye izi tawhid eshatu nta kindi bari bagamije bavandimwe usibye kugusha abayisilamu muri kufuru ndetse no buhakanyi, bazisangiye ku munsi w'imperuka bari mu banyagihombo. Bityo bavandimwe ndasoreza ahangaha, ariko bavandimwe tugerageze dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ibyo twigishwa byinshi bavandimwe harimo biba bipfuye, kubera yuko abantu narababwiye yuko abantu bagerageje kwinjira Uislamu ndetse babwinjira babuviye muzi. Abantu biga idini abenshi usanga biga icyarabu gusa, ariko mu by'ukuri idini biga ntaryo bavandimwe. Ndetse bavandimwe mu Bayisilamu hari abantu usanga bafite ubujiji bwinshi mu mitwe yabo, ukumva umuntu avuze ati uriya muntu ari kuvuga gutyo ngo yize hehe. Abayisilamu rero ntabwo baramenya icyo bita ilmu. Ilmu ntabwo ari kujya kwicara mahdi, kujya kwicara hehe ngo uri kwiga. La bavandimwe, ntabwo ari ko kwiga idini, kuko ngubu turamutse twibajije abasahaba b'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nihe kaminuza bize idini. Abasahaba b'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigaga idini bicaye mu musigiti, Imana ikajya mbere yabo ikabigisha uko niko bigaga idini. Ibyo kwiga uyu munsi ngo sinzi kwiga mu mbere mu kabiri mu gatatu mu kane ukajya kwiga muri kaminuza bavandimwe, ibyo ni byo abantu bashizeho. Ariko bavandimwe, kwiga idini kugira ubumenyi bisaba kuba wicaye imbere y'umwarimu akakwigisha aho ngaho uri kwiga, kandi umwarimu wizewe ufite ubumenyi ushobora kuguha ubumenyi. Nicyo bita kwiga idini ndetse no kugira ubumenyi. Rero umuntu uzaza azana ibintu by'ubujiji avuga ngo uriya muntu ntago yize cyangwa se ntago yize idini, aho ngo azaba atazi icyo bita ilmu cyangwa se ubumenyi icyo ari cyo, ntago abisobanukiwe. Byose bavandimwe bisaba kuba umuntu afite ubumenyi kuri ibyo ari kuvuga bavandimwe Abayisilamu. Ubwo rero reka nsoreza ahangaha, ariko ndasoza ngira ni tawhid eshatu umuntu ufite gihamya yazo, ufite dalili yazo ahantu zavuzwe muri Qur'ani, cyangwa se umuntu uzi hadithi n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigishije tawhid ko zigabanjemo ibice bitatu, yandika hano muri comment, cyangwa se azanshake ku ruhande amamagara ambwira ati aho ngaho wakoze amakosa, dore gihamya tawhid eshatu ni iyi, nzaza nivuguruze mbwira Abayisilamu yuko tawhid igabanije mu bice bitatu. Kuba byanditse mu bitabo, nababwiye ko kitabu tawhid yanditswe n'uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, ari nawe watangije akagatsiko cyangwa se akagatsinda kaba Wahabi cyangwa se Salafi, kugeza ubwo nabo batangiye kuvuga yuko as-Salafi ya dini, bavuga yuko Salafi niryo dini. Bavandimwe, byose nibigaragaza ni propagande yo mu Yahudi yazanye mu Islamu, arema agatsinda cyangwa se agatsiko kazaza gushyira hasi Ubuislamu ndetse no guha intebe cyangwa se no guteza imbere Ubuyahudi ndetse n'ubuhakanyi. Reka dusoza hanga bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala turamusaba ko yaduha kumva no kumvira no gushyira mu bikorwa ibyo twumvishije, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranije yuko uzumva uzigishwe cyangwa se uzibutswa akabitera umugongo ibyo yibukijwe, uwo Allah subhanahu wa ta'ala azamuhana ibihano bikaze cyangwa se ibihano bikomeye cyane ku munsi w'imperuka. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.